Tariki 8 z'ukwezi kwa kabiri 2025 n'urubuga rw'imikino rwo kuri uyu wa gatandatu. Turabasoje tubifuriza weekend nziza, tubifuriza umunsi mwiza ndetse n'igitondo cyiza. Nitwa Ruvuyanga Nkuru Nziza Emmanuel. Izi nizo ngingo tuzoganira mu rubuga rw'imikino rwo kuri uyu wa gatandatu. Turaganira kuri shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda, imikino yo kwishyura phase retour nkuko dukunda kubyita mu rurimi rw'igifaransa, iza gutangira ku mugaragaro muri iyi weekend nubwo hakinwe umukino umwe wahuje ikipe ya Gorilla n'ikipe ya Vision ku munsi wo kwa kane, ariko igiye kureba kubera Grand Rendez-vous cyangwa se imikino ikomeye myinshi iri muri iyi weekend duhereye saa 12 z'uyu munsi, yewe no ku munsi w'ejo ku cyumweru ku isaha y'isa 9, ariko kandi akaba n'indi mikino ikomeye igomba kuba muri iyi weekend hirya no hino. Rero ku bibuga twaza kubiganira byose muri rusange. Ingingo ya kabiri mu rubuga rw'imikino ni shampiyona y'Abongereza, nayo imaze iminsi ikinwa n'uyu munsi rero ndetse no ku munsi w'ejo. Izi shampiyona ziraza kuba zikomeza. y'Abongereza ariko yo ntayihari kuri uyu wa gatandatu, ahubwo hari La Liga ndetse na Bundesliga ni shampiyona y'Abadage iza rero kuba ikinwa uyu munsi. Ahubwo mu Bongereza bo ni FA Cup cyangwa se igikombe cya FA Cup, yewe cyaragikomeje muri rusange. Tuza kurebera hamwe rero iby'iyi FA Cup tukabiganira byose uko byakabaye mu rugo rw'imikino. Murabizi ko kwa gatandatu kandi tugira nabo dutumira nabo bafite impano zitandukanye, nabo bakaza kutuganiriza tugatebya tukaganira tukishima muri rusange. Ngiye kure y'izo ngingo naba ndimo gutandukira, ariko menya yuko tuganira kuri shampiyona zitandukanye z'i Burayi ndetse n'iwacu hano mu Rwanda, aho tuzetse basesenguzi badufasha kuzisesengura kugira ngo nazo tugende tuziryoherwa, ubundi namwe mugende muryoherwa mwumva uburyo i Burayi byifashe, yewe ariko kandi no mu Rwanda nabwo mukamenya uko byifashe. Tutagenda ku mugabane wa Afrika, inkuru ziba zihari nazo tugenda tunyuramo gake gakeya. Ntabwo rero nza kubona kumwe, ntabwo nza kuba ndi njyenyine, ndaza kubona umwe mugenzi wanjye Rigani Rugaju. Waramutse, umeze neza cyane, weekend nziza? Arakoze cyane Ruvuyanga. Yego, weekend nziza kuri twese. Nizere ko n'abanyarwanda badukurikiye ndetse n'abandi bashobora kumva ikinyarwanda bameze neza. Twese rero nizere ko weekend yacu iri kugenda neza. Hari n'abantu babyutse ubwo bitameze neza, pole kabisa, mwihangane mukomere, turi ku isi nuko biba biteye. Ejo umeze neza, uyu munsi bikanga, ariko turabifuriza koroherwa. Abarwaye, abagize ibyago turabifuriza kwihangana mugakomera. Hanyuma namwe abishimye mwishime, nabyo ni byiza. Arani Ruberwa, waramutse? Waramutse neza cyane Ruvuyanga. Meze neza? Meze neza nta kibazo. The strong life. The strong life kabisa. Bishatse kuvuga iki kuri iyo t-shirt yawe wambaye nziza? Ubuzima bukomeye. Iyo ni translation. Ni kwisiremye. Strong life bitewe naho ubisomye niko byanditse, nako bisomwa wenda mu rurimi rw'ikinyarwanda, ariko ubusobanuro n'ubundi. Ubuzima burahugoye. Oya. Urumva ubuzima burakomeye, ariko ivuze ngo strong life wenda ubusobanuye uti ubuzima bukomere, bugira imbaraga. Bugira imbaraga. Byaterwa n'uburyo ushaka kubisobanura cyane, cyangwa uburyo ushaka kubyumva. Umeze neza rero? Umeze neza nta kibazo. Umeze ute wowe? Ebana meze neza. Nabonye rwose urugo rushya muri hafi kurutaha. Ubwo se ujyango ntitwawutashye, ahubwo wenda nuko hasigaye ibifatika bikomere, ko buriyo byagiye hanze kuriya buryo burofisiye nekeza ko biba byabaye. SKFM rwose nabonye igiye kuri Koroza Kigali. SKFM SKFM. Yego. Nabonye ari sawa cyane rwose. Ubwo ni radio yagiye gukoraho umuvandimwe Alani ngo biteye bite.
ntawe ujya uvuga ibintu bya nyir'urugo ahari hariya ni iwawe ndi umwana mu rugo tubongeho gatoya ngo barahera yahoze nsogongeze ngo barahera kuri Madrid na City ngo ibindi ntibimuri ariko ibya commentary nibyo yahise amenya Zandane nanyuremo gakeya tumenye ibyari by'ubundi twambuke wenda ubwo mu ncamake mbere na mbere wenda nihereyeho umwaka ushize nanjye kuvuga ngo umwaka ushize w'imikino ariko nyine ni same story ariko umwaka ushize nari umukozi wa Flash FM nyuma y'imyaka 3 tuza kuba tubona undi muyoboro w'ubuzima by'umwihariko mu buryo bw'umwuga ubwo mitanerekeza kuri SKFM ni radio nshya ubwo officially izatangira ku munsi wo kuwa mbere itariki 8 ubwo nibwo abantu batangiye kumenya nyine gahunda zose uko ziba zimeze ariko buriya kuwa mbere nibwo ibintu byose bizaba bitangira radio icanye ni radio ya Mr. Sam Karenzi anamuzi yanyuze kuri Salus yanyuze kuri Radio 10 ndetse na TV 10 anyura no kuri Fine FM ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ariko muri ubwo buryo niwe owner niwe boss wanjye from ubwo January nyine uyu mwaka utangiye ubwo nuko bizaba bimeze radio izaba ifite 200 mu ntangiriro ubwo ni 93 n'ibice 9 92 n'ibice 6 izaba yumvikana ku rugero bw'ibize rwa 80% mu gihugu yaba ari kuri platforms zigiye zitandukanye YouTube yaba ari za TikTok za TuneIn hose bagerageje kureba yuko buri munyarwanda cyangwa se n'ukunda ibiganiro bya siporo yazagira umwanya uhagije wo kuzajya byumva mu gihe cyose yifuje yaba ari wakurikiranye kuri FM yaba ari bite na content zitandukanye ikigo kiba kiri kugenda gitanga bari sawa cyane ubwo ngewe noneho by'umwihariko ubwo nikomojeho nzandi mu kiganiro cyari mugoroba by'umwihariko kizakibanda ku makuru yo ku mugabane Burayi by'umwihariko mu mupira w'amaguru ubwo ni European football nyine nzaba ndi kumwe na Cedro Keza Nepo mu bicu ndetse na Aime Niyibizi ubwo hari n'ikiganiro cya kumanywa kizaba kirimo Sam Karenzi harimo Kazum Clever legend cyane rwose turamwemera yiteretse ariko na Karenzi harimo Ricard harimo na Aime Niyibizi ubwo n'abandi benshi wenda bazagenda binjiramo nyuma ubwo kuko n'abayobozi batubwiye yuko natwe ubwacu nubwo turi muri famille ariko hari n'andi makuru natwe ubwacu agomba kutubera gaseke cyane ubwo muri showbiz hazaba harimo MC Nario Bianca ndetse ni team ngari kuko bazaba bafite of course no mu DJ uzajya ubafasha ubwo no mu gitondo harimo ikiganiro cya politiki ubwo wenda sindi bivuge byose byinshi kuko sije nyirizina ariko wenda niyo shusho ngari wenda yibi hari nibiri kuvuga yego ubwo rero courage mu mirimo mishya twese nk'itangazamakuru nyine tuba dushakisha amakuru tugeze ku banyarwanda ubwo aho werekeje imirimo mishya uzahirwe asante sana hanyuma rero tuganire ku ngingo nyinshi cyane zitandukanye zirimo shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda muri rusange turebera hamwe rero uburyo gahunda zihari tuhereye wenda ku ikipe ya APR Ligan ku munsi w'ejo yakoresheje ikiganiro n'itangazamakuru kaduhere kuri iyo ngingo mbere ko tuza kwinjira wenda no ku mukino ifite uyu munsi cyangwa se no kuri shampiyona muri rusange ikipe ya APR ejo yakoze ikiganiro n'itangazamakuru ku isaha y'isa 4 ku kicaro cyayo hariya ku Kimihurura bakunda kwita mu Myembe APR tuma itangazamakuru baganira ku ngingo nyinshi zitandukanye mbere na mbere ariko ngira ngo ikiganiro n'itangazamakuru cyari gikwiriye byari ngombwa kubera ko hamaze igihe hari ibintu byinshi biba bigomba gusobanuka ariko kandi binaba byiza iyo abantu banibwiriwe ibintu na ba nyirabyo n'ababiyobora so mu ijambo rimwe cyari ikiganiro cyari gikwiye cyaziye igihe ukurikije byinshi byari bimaze igihe bivuga ni ikiganiro rero cyari kirimo ubuyobozi bw'ikipe ya APR burangajwe imbere na Afande Deo Rusanganwa yari yicaranye na Afande Muyango ndetse hari no na team manager wa APR Major Kavuna
hari n'umubitsi wa APR umubare we dafu byite gutyo, ni kapiteni Debora, nibo bari bahari mu bijyanye na administration ya APR. So hari umutoza Darikonovic, hari n'umutoza Thierry Hitimana. Kuri pano nibo bantu bari bayicaye. Rero byatangiye n'ubundi ubuyobozi bwa APR buha ikaze itangazamakuru. Ingingo nyamukuru rero kuganirwaho ya mbere yari kubaha ishusho nyine y'uburyo APR yiteguye imikino yo kwishyura muri rusange. Hari abanyamakuru batandukanye, nari mpari ndetse na Iberi ndacyayisaba nawe yari ahari, so n'abandi banyamakuru benshi cyane bo ku bitangazamakuru bitandukanye. Shampiyona cya mbere muri rusange bavuze ibintu byinshi cyane, ariko umutoza Darikonovic niwe wabanje kubazwa byinshi kubera ko urebye yari afite imyitozo ndetse Deo Rusanganwa Fanda aravuga ati mubanze mubaze umutoza ibyo mumubaza, afite izindi nshingano, ari buze kuba yajyamo noneho mumureka agende, hanyuma nagenda ubundi twinigure tuganire uko byagenze. Umutoza rero arabazwa, yabajijwe byinshi cyane. Kimwe mu bintu yabajijwe ku mupira akina utanogeye ijisho. Abanyamakuru twabarizaga abafana ba APR muga batuwe umutoza arakina, yego ntabwo duhagaze nabi, ikipe ya APR ni ya kabiri, birashoboka ko twanatwara n'igikombe nk'abafana ba APR, batari ko bamutubarize umukino we ubishye utanogeye ijisho, gutsinda imitima yavuye mu bantu, bihaha bigenda guturika, bizarangira ryari? Abanyamakuru rero twarabimubajije, Darikonovic yemera yuko agiye kubikosora kandi yemera yuko nawe abizi, ndetse avuga yuko n'ibitego 18 APR imaze gutsinda ngo bishobora gukubwa kabiri muri imikino ya phase retour. Ibyo ngibyo abafana ba APR mu byumve n'umutoza kabizi, yego arakina ariko nye nta scoring nk'ibyo bariganira bagenda basesengura mu biganiro bya buri munsi, nawe arabizi. Dariko ikindi kintu Dariko yavuze ngira ngo twamubajijeho ni ku bigendanye n'abakinnyi muri APR byavuzwe ko ngo badapasanye, abanyarwanda badapasa abanyamahanga, ngo Ruboneka yafashe baro ngo ngayicomeka kwa Gilbert, ariko ngo babigoye ko yihindura ngije kwa Omedi cyangwa ije kwa Kiwanuka. Arya yicometse Gilbert bafite bingahe? baro barisigaye ifite passport muri APR. Ibyo byaravuzwe cyane, si ubwa mbere namwe ngo mubyumvishe. Abafana mu makipe ya Kigali nabo bakunda utuntu nk'utwo tw'udutiko, ubwo n'umwe kandi ibyo babyita fluke, kaba ari akanarativu kavuye nko ku muntu mwabonye baro muri stade yicanye na mugenzi ati ndaje nkore ko Ruboneka adapasuye, wenda yipashe kwa Gilbert akaba yahaye muzungu bafata conclusion ne oya nta ibyo ni ibinyoma nta rero ubwo ntago bibaho ibyo. Nayo niyo ni ingingo yaganiriweho muri iyi press conference. Darikonovic avuga ko ibyo bintu atabizi pe, avuga yuko biramutse bibaho byakwica tactical formation aba yateguye, kandi yabibona ko harimo ikibazo, ahubwo bazamuhurwaho nibatangira ibyo bintu bwo kuvuga ati ariko mwebwe mwabanje mukunga abo bakinnyi banyu. Avuga ko ataza rwose byavuye, kandi mu bakinnyi be abana nabo umunsi ku munsi atarayibona umupira, akoresha imyitozo no kuri match niwe boss, ati ibyo bintu sindabibona, sinzi aho bivuga babikura. Afande Deo yaramwunganiye arambwa ati ibyo bintu narabyumvise, ati nanjye ubwanjye ndabyikurikiranira ngo mbirebe koko niba icyo kibazo cyaba kiri muri ekipe nyoboye. Ati mu by'ukuri nta n'ikimenyetso na kimwe twabonye ko ibyo bintu byaba byarigeze no kubaho, rero twebwe tubifata nk'ibihuha.
ariko Darikonovic ndetse avuga ko hazaza he muri APR, ndagira ngo ari naho twumve Darikonovic bijyanye na kontra afite muri APR, bijyanye nyine na uko akina n'ibiki byose, hari icyo yabivuzeho. Ubwo nari mbaje kuvuga muri bimwe mutari bwumve muri interview. Reka twumve Darikonovic. About that and all the time put pressure on myself. What is rumors and speaking around, of course, that ibyo nanjye mbitekerezaho bakanshyiraho igitutu buri gihe bihuha bivuga ko nanjye nishyira mu bibazo. Nzi inzira ndimo, ikipe yacu izi ibyo turimo kugeraho ndetse n'ibyo twashobora gukora tugereranyije n'aho turi ndetse n'aho twahoze, ndetse no muri ikipe twavuga yuko turi mu nzibacyuho. Uzumva bamwe mu bantu banyuzwe n'ibyo tumaze kugeraho ndetse n'abakunenga bavuga ko uri mu nzira batifuza. Bamwe bazakira ibiciro ku mutwe wanjye bibaza ibibazo bibazaga mbere. Bamwe muri mwe narabwiye ngo ibikapu byanjye bihora byiteguye kugenda, nta nubwo njya mbitekerezaho kuko uyu munsi ndi umutoza hano, ejo n'ejo hazaza, ariko nyuma yaho ni ibintu bisanzwe ku mutoza wese. Ariko murabizi niba mwifuza ku byo umuntu yagezeho n'intsinzi mukagereranya ku gikombe cy'intwari kirangiye mu minsi ishize, ndakeka PFC yaherukaga kugitwara muri 2019 niba mbyibuka neza, ni muri 2019. Harishize imyaka 5 twasesengura kuri Sekafa, twasesengura muri CAF Champions League, ndetse n'ibyo twagiye tubura muri iyi minsi. Yego nibyo, nanjye ntabwo mpagijwe n'ibyo twakoze mu mikino imwe n'imwe, by'umwihariko ku mukino w'amagaju twatakaje, kuko iyo tuza gutsinda uriya mukino twakagombye kuba turi aho twahoze umwaka ushize. Icyo dukwiye kwirinda ni ibihuha, kuko turacyafite indi mikino 15 muri shampiyona. Turiteguye ko dushoboye, tuzagerageza gutwara shampiyona kuko byabaye mu myaka yashize. Than we were last year, and I think we avoid all speaking and rumors in that moment. But we have 15 matches in the league. Abakinnyi baje bashya bafite uruhare runini, gusa ndabisiguraho kuko mutabonye bitoza, kuko mwageranye ibihe byashize n'iby'ubu. Ushobora kumva abakinnyi batandukanye barimo Djibril, Denis Omid na Hakimu bazatanga izindi nyongeraho zisumbuyeho. Bazanye ubundi buhanga bushya ugereranyije n'abo twari dufite mbere. Ubu rwose biratandukanye kuko dufite abakinnyi bakinnye mu majyaruguru ya Afurika, yaba ari muri Maroc, banyuze muri JS Kabylie no muri Berkane. Nubwo ibyo ngibyo ntacyo bivuze, gusa ntabwo hakina hari utari umuhanga, kandi mwarabibonye ku mukino wa Polisi duheruka gukina wa nyuma. Urebye uburyo yakira umupira, uburyo awukoraho, gucenga n'uburyo agenda ndetse n'uburyo atekereza, ibyo afite bitandukanye n'ibyo twari dufite mbere. Nuko azatanga ibirenze byo mu myitozo, azatanga ibirenze mu ikipe ya APR yacu ndetse n'ahazaza hayo. Niyo mpamvu dukwiye kwitonda kuri Djibril kuko dukwiye kumukoresha mu mukino dufite. Gusa ntabwo yari yaba mwiza mu mbaraga mbere y'uko aza yari amaze ukwezi adakora imyitozo, gusa tugomba kumukoresha vuba bishoboka. Njye ntabwo nafashe icyemezo ku Banyanigeria bagiye, gusa niba ushaka kubavuga ntabwo ari njyewe, nibo batumye bagenda, ntabwo bari bakwiye kuba bari muri APR FC. Amazina ku buryo bujyanye na shampiyona ndetse n'uburyo bakinaga n'ubuhanga bwabo ndetse n'ibyo bakoze mu gihe cyashize, ntabwo bari bakwiye kuba abakinnyi ba APR. Ubwo ubuyobozi bushya bwazaga buvuga ko hari impinduka zikwiye gukorwa vuba na bwangu. APR FC ko yari ikeneye abakinnyi nka Djibril, babakinnyi bafite ubunararibonye, babakinnyi bakinnye muri shampiyona ya Maroc, ufite imikino 32 cyangwa 34 muri Champions League ndetse na Confederation Cup. Twarakinnye duhora ndamuzi ubwo nari ndi mu ikipe ya Monastir. When you play in Moroccan league, you have 32, 34 plus Confederation Cup or Champions League. He played against me, Monastir Berkane. You had